You already know my people. It's your boy Director Password. Idi Black Talker mjenga rufu njigamarira. Nyita professional. Nyita password professional. Gafa. Ndakeka abantu benshi mwabonye Kenny Solo. Mwamubonye. Mwamwitegereje kandi mu supporting ni ikintu cyiza. Nongeye nisuhuriza abantu bakoze subscribe kuri Password Podcast. Ni wa mwanya wacu Talk Plus. Nyuma yuko Kenny Solo abuze amashusho muri make yabuze amashusho ya Phenomen. Muri make tuvuge yuko abahanzi bagira depression babuze imiziki yabo cyangwa se bitewe n'ibyuma bya technique bya industry, music industry muri make. Hari cyo kimwe nshaka clearinga nacyo. Abahanzi bagiye understandinga yuko hari gihe kigera bitewe n'ibiceri batanze bikaba ngombwa yuko habaho accident yo kubura amashusho. Bakihangana natwe tukihangana kubera yuko hari igihombo hagati. Ariko sorry Kenny Solo kubura amashusho yawe ya Phenomen, hagakorwa video isa kuriya ntago mbese hano hejuru murimo kubona ukuntu Phenomen yari shootinze. Yep. Ndi umwe mu bantu batanu cyangwa se bane bari kuri set bateguye indirimbo Phenomen nandi kuri site yino ndirimbo. So impamvu y'ibi byose rero tugomba kumenya icyerikishe inyuma ya bino bintu. Hagati aho ngaho reka ngiye mite mbabwira ngiye sijya n'imboga reka mbibabwira icyarimwe. No kuvuga ngo ibyuma by'abazungu nuko bikora. Habaho crashing. Iyo rero machine crashinze twebwe twifashisha aba IT kugira ngo ngare ya mashusho. So nyuma rero yo kubura amashusho yasohoye indirimbo bita Godzilla. Godzilla ni indirimbo nziza. Kenny Solo ewana kodesha po kabisa. Uri umuntu nzi neza yuko muri batatu ba mbere bashobora gukora indirimbo nziza zirimo ubwenge, zirimo amashusho y'impuza mahanga afite ubwenge abenshi batabona bagashaka gufata ibintu bimwe. Ubundi abantu bakoraga zino ndirimbo na abantu bitwa Ben Adolphe ni wakoraga indirimbo zimeze gutya zirimo full quality, nyine bwo full quality 6K cyangwa se high extended video isolation nyine tu. Icyo nshatse kuvuga hagati aho ngaho nuko tugira abasani batajya bita kuri creativity. Reka mvuge gutyo kuri creativity kubera yuko akenshi ubusanga dushooting ibintu twabonye ariko uno mutipe ngo ni Kenny Solo. Mbabwiza ukuri sha umva none uko twigenje. Buriya arabasani ushaka kureba bane mu Rwanda even niyo bashyiramo The Ben na Bruce Melody. Wenda Bruce Melody na bashaka kuba ariko aracyari muri Afrika, ari basically muri Afrika cyane, ariko ibi byuma tubikoresha byaraturutse hanze mu Banyamerika. Tugomba ro gukora quality ziri high extended, tukabana creative, tukaba creative kuko tudabaye creative hari ibintu byinshi mutagera mubona, hari ibintu byinshi abasani cyangwa se abafana bifuza kubona ariko byaba byiza. Reka mbisobanuye neza, byaba byiza ira performance ya Chris Brown arimo guflyinga muri ntuza muri zone ya performance hejuru arimo kugenda buri muntu wese amugeraho. Byaba byiza no muri stade Amahoro cyangwa se muri arena birebene tubigize. Reka mbivuge mazi iminsi nimo kureba BET Award, mbashishikaza kugira ngo muzajye mwiyungura ubumenyi n'iki. Reka mbisabe abashinzwe ama events muri arena cyangwa se mu Mahoro bajye batugezaho kari akantu kugira ngo natwe tubashe kugira gute kureba video kwako turi bamwe muri East African bashobora kuba bakirebutse mu bintu bijyanye na entertainment. So rero Bubu nuri amujene wacu wundi ntago njya mufata mutwe neza cyane ariko muzajye muduhasho mugendeye ku bintu biri high extended cause yuko natwe turasobanutse. Come on. Uwango ngewe nabibonye muri BET ukari ebyiri mbibona mu mashows ya Chris Brown menshi muri Kenya zahe mwaguze ziri ya boro bita iriya migozi igendaho kamera I think. Nanjye kwivuga mu gitekinisi ariko ntago mwabyumva neza. Ni migozi igendaho kamera iyo haba ama match kugira ngo babashe kukavaringa ama video meza, ariko
haracyarimo akantu yo habaye match nta sinzi ikibazo cyabayeho muzajye munatubwira. So nigarukire kuri Kenny Solo, ni umuntu wakoze indirimbo nziza cyane guhera kuri ku ndirimbo iri inyuma ya Jolie yes imwe kugaruka kuza kugera kuri Godzilla. Ni umuntu wakoze ukora buri mwaka ariko ntabwo nyamubona mu bahabwa ibihembo cyane nk'umuntu wakoze neza. So ni n'umuntu njya mbona kuri performance ariko simbone performance iri huge kubera yuko impamvu mbivuze ni ukubera yuko Kenny Solo ari mu bantu baperforminze neza muri 2025 even turi no muri 2026 yakagombye guhabwa igikombe cy'umuntu byibura witwaye neza muri ino myaka 2 cyangwa se umwe. Reka tugerageze. Eske ibikombe ndavuga ibihembo byagiye kubera iki mutagitanga ibihembo? Abajene okay Kisama turayizi, Iwacu na Music Festival mu maje kugarura na baba legend bacu, ariko nanone mutwereke hagati y'aba legend n'aba new avuga aba Jones yes mutwereka hagati competition mutwereka ukuntu imeze, ahubwo mwereka turazi Nyanza kubera yuko muturazi Nyanza kubera yuko njya hano mbibonera Summer Country irakubita ikuzura tour irakubita ikuzura. Ni nayo ball urimo kubona yuko irimo kujegeza igihugu ebana mu bintu bijyanye na fans n'ama fans club cyangwa se fans bisanzwe muri audience. Urimo kubona yuko mu gihugu hari irimo kujegeza ibintu kubera yuko niyo iri mu itangazamakuru kurusha Iwacu na Music Festival. Mwabaye iki ntago mugitanga amafaranga? Kubera iki mutazana amafaranga twamamaze? Ngo ibyo bitarambo bivuze ko ari bibiri kubera yuko mbona yuko bikenewe. Dukeneye gufashanya nk'abanyarwanda, dukeneye gufashanya nk'abantu bari muri creative industry, ariko nanone tugakenera wa mwihariko wacu. Tugakenera umwihariko kuri stage, tugakenera umwihariko mu gutegura, tugakenera n'umwihariko muri stage ukigaragara muri makeya kubera yuko event itegurwa n'abana bajene ntago ari event ntoye, isaba amafaranga menshi cyane kandi nanone gasaba energy. Izo energy rero twashyize muri bino bitoya, reka none tuzikoreshe. Kera mwajyaga mubikara ku bungobo sinzi ukuntu byagenda. So sinzi impamvu birimo gukonja ari uko wenda Bruce Melody na The Ben badahari kugira ngo tubone ko aba competitor, ariko muri Iwacu na Music Festival sinzi ikintu kirimo gutuma bitagaragara nka competitions cyangwa abantu bakoze neza cyangwa fan bakiriho impaka. Ntago nimo kumva impamvu bitarimo kugenda uko cyagakwiye kuba bigenda, kubera ko harimo Kenny Solo, harimo Kevin Kade, harimo whatever Amalon. Ariko nkibaza murimo ku branding Guma Superstar, aba legend bari barimo nayo logo irimo, ariko ntago ariyo project ihari. Kubera iki ntarimo kubona ahantu iri hari huge nyina tutarimo kwibandaho birimo kumbabaza cyane. Ariko reka turebe neza nimba Summer Country tour niramuka irangiye ko hari ikintu kizagaragaramo abantu bakerebutse mwaza tukabiganiraho, kuko I think ko ngewe mvuga ibyo mbona simvuga ibyo ntabona. Hagati aho ngaho ibintu bya ikino gitaramo cya Blues na timu ye kigaragaza uburyo industry ya music yagombye kubifata ifatwamo. Sibyo ko bamwe barimo kugenda babarira ariko buriya mwirusha nk'aba uwa mbere n'uwa nyuma, ariko hagati aho ngaho bose barakora. Nubwo Bruce avuga ati ni umunebwe, The Ben akavuga ati ikinyusi yabuzeho. Ababwire ngo abagabo n'abagabo bafite imbaraga nyinshi barakora ibintu bihambaye, ariko nanone turebe mu kibuga eske uwavunitse ntago twamurenganyije ngo ntago yavunitse kandi hatari VAR hagati ya Bruce Melody na The Ben. None twongere tugaruke turebe ngo Iwacu na Music Festival irimo bande ese barimo kuririmba byagenze bite, kuko ntababeshye abantu benshi ntago baza ahantu birimo kubera. Usibye yuko yego tuzi ko Summer Country tour
irimo kuba ariyo irenze cyane, ariko n'abandi basani babandi twavuga ngo ni bato nibo bari muri Iwacu na Music Festival, ibintu ntibibe gutyo. Noneho turebe hagati, ubu ni ukuvuga ngo byabaye inkoranyabumenyi cyangwa se inkoranya competitions hagati ya Iwacu na Music Festival na Summer Country Tour, bimeze nk'ibintu birimo gukwegana. Noneho na The Ben na Bruce Melody no bagakwegana, ntitumenye ikirimo kubera muri Iwacu na Music Festival. Haratsinzwe kubera yuko buriya aho kugira ngo nshore muri aka kanya ngendebe mu mboni yanjye, aho kugira ngo nshore muri Iwacu na Music Festival, nakishorera muri Summer Country Tour, kuko niyo abantu barimo kujya kureba cyane, kubera yuko harimo aba legend bari bakuru kandi none bake. Bigaragara yuko umuziki w'u Rwanda uhagarariwe n'abantu bagabo babiri. Kubera iki barimo guhatana? Harashaka kuvamo umwe. Igihe bahereye abantu bashaka umwe, icyo ni ikibazo cya mbere. Igihe bahereye Ben na Brice, igihe bahereye badihagurana mu kibuga, ubu ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze, nimba ari abo babiri bari mu kibuga, hagati yabo harimo umuntu bita Meddy arimo gusifura. Uwo Meddy ni uzi ukuri hagati ya Brice. Baramutse bavuze ati umuntu wa mbere turafata ifatizo ryacu bimeze gutya, arabazi kuririmba iki bla bla iki niki, ndabizi yuko Meddy yahita agenda agahita cimaka. Hako nayo bakareba bakavuga bati kubera iki arimo kubogamira ngaha, nyine hakajyaho n'akandi kanama. Kubera ko umwe yakoze imiziki myinshi, undi azi kuririmba wenda cyangwa se ngo whatever, nk'iki yubatse umubiri mu buryo bwe. Ariko se mu muziki arimo gusabwa iki? Abantu barahatana, ariko ntago abantu benshi bazi igisabwa muri uwo muziki kugira ngo ba creating wa muntu wa mbere. Apana kuvuga 001 umuntu wa mbere. Mu bigira competition ivamo umuntu wa mbere, ariko nta shyari ntacye. Birumvikana. Kugezaho haje inde noneho bore, ubundi mu Rwanda niho hantu hambere nkunda. Ibaze ko hari saga ya Bruce Melody na The Ben, akaba hari saga ya Iwacu na Music Festival irimo abandi bastari, hakaba noneho ubundi nibwo bwa mbere bibayeho mateka y'igihugu. Hakaba hari indi saga noneho Kagarara arabishe. Kagarara arabishe bro. Kagarara niwe wa mbere mu gihugu. Ibaze ko Kagarara yagurukije media abantu bari muri izo show zose z'amatwa iki barimo kugaruka bakavuga kuri Kagarara. Ibaze icyo kintu. Ibaze rero no Kagarara nagaruka mu gihugu, ndake hazapfa umuntu. Hazapfa umuntu ubwo nakuntu umbwira ngo abantu barifashe bose bajya muri show, ariko nyuma barimo kugaruka bakavuga ku noneho hakaza n'indi saga irimo gukavaringa mukuntu irimo kugenda ino shamo ya Yago n'aba jene biwe bari muri tangazamakuru. Mbese hari abantu bameze nk'abantu, hari abantu bicaye barimo kureba hano bagahita bajya hano bagahita bajya. Mbese zino show abantu bari busy ku buryo butabaho. Urava muri show uhita ukubitana na Yago kuri YouTube, uhita ukubitana na Kagarara kuri ma platform. Iyi niyo showbiz. Ubundi nta gihe higeze haba showbiz meze gutya. Rijagara irimo ni kwa kundi abantu bashaka kurwanira mu kivunge, ukareba ukavuga wareba kubera yuko abantu benshi abundi ntago abanyarwanda sinzi impamvu tudakunda ubu, ntago dufite ifatizo z'umuntu dukurikira. Buri muntu adafite, ntago buri muntu afite wakurikira. Noneho social media irimo akajagari bana, social media irimo akajagari gakabije. Sorry girl, irimo disturbing, iri crazy, iri funny, iri crazy, iri hard,
nyine mbese ewana sinzi uko wayifata nyine tu. Bantu banjye reka mbabaza ikintu kimwe, ese kare wowe wakora iki? Wareba iki? Wareka iki? Wakiza nde? Wareka nde? Runaka arimo kuvuga akavana kajya hari akavana kajya hari. Ubu nuko ngo abanyamakuru bafite akazi katabaho, bafite akazi katabaho muri no minsi bari mu kazi, yewe bari mu kazi. Izina ry'Imana nimba batari mu kazi, andika muri comment section uvuga ati ngo ninde uri mu kazi neza cyane kurusha abandi. None tuve mu bintu bya competition The Ben na Meddy nako The Ben na Bruce, no andika hano hasi muri comment section uvuga uti ninde uri mu kazi ka danje kurusha abandi bose. Tijubo director password Black Talk Muchanga Rupfugigama ranyita pinta password professional. Gafa kora subscribe, like, share, comment kuri Password Podcast. Ciao 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 ciao.